reka twemere ko Kazungu wenda yari afite abantu bakorana, ariko se nimba yari afite abantu bakorana ni ukubera iki we yitanze? Twibuke neza Kazungu niwe witanze. Oya, wivuga ko wenda yari afite izo miliyoni 400. Byashoboka ko wenda ari n'ibihuha, nta izo miliyoni 400 ntazo yari afite. Ariko se ni ukubera iki twakemera yuko abo bantu yishe yabatetse? Oya, ikintu cyo wenda gufata umuntu ukamugira amafunguro ntago ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu bishobora korohera buri muntu atari serial killers. Niyo mpamvu amahanga yahagurutse. Ngira wari bonye ibitangazamakuru byaraje biza mu Rwanda, biza ku rukiko rwa Kicukiro, biza gutara inkuru hariya. Ni ukuvuga ngo igitangazamakuru gifata decision yo kuza gutara inkuru, yo kujya gutara inkuru mu kindi gihugu kuko cyabonye ibintu bidasanzwe. Kazungu 100% izi serial. Yes, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muba muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Byashoboka ko uyu munsi utameze neza, cyangwa se ukaba kumwe bajya bavuga ngo umuntu yabyukiye nimba ari bumoso, sinzi ukuntu bajya babivuga. Byashoboka ko waba wabyukiye aho ngaho nawe uyu munsi ukaba utameze neza, ariko wicika intege mu buzima, niko biba bimeze. Komeza usenge, hanyuma ubundi wizere, ubundi urebe utegereze icyo Imana ikora. Ariko nanone nimba uri kutwumva umeze neza, wibereye mu kazi kawe, wafashe umwanya wawe uri kutwumva, reka nkwifurize kumererwa neza, reka nkwifurize guhirwa mu byo uri gukora. Nita Kebriso Mugwaneza, imfura y'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muri hatandukanye muba muri kutwumvira, mwumva Star Galaxy TV. Ariko nanone ushobora kuba ari bwo ukitwumva ugiye kuri YouTube, ukahita ukubitana n'inkuru ukayifungura, ariko ukaba ari bwo nyine ari ubwa mbere uyumvise. Byashoboka ko nubwo ari ubwa mbere uyumvise, umutima uri kukubwira uti nyamara buri munsi ijya wiyumvira inkuru nk'izi ngizi. Icyo usabwa rero nta kindi nshuti yanjye, kora subscribe, hanyuma ukore kukayogera aho ngaho kuri computer yawe cyangwa se telefone yawe uri gukoresha. Hanyuma ujye ubona amakuru menshi cyane tuba tukugezaho hano kuri Star Galaxy TV. Inkuru zizewe, inkuru zicukumbuye, inkuru zimeze neza, zirimo ubusesenguzi bwiza. Nyita Kebriso Mugwaneza, imfura y'u Rwanda. Njyewe rero tugiye kubana, nyemerera nkwerekeze kuri iyi nkuru. Uyu mugabo ariko amaze kuba icyamamare. Umugabo witwa Kazungu ni umwe mu bagabo bamaze kuba icyamamare kuri social medias. Aravuzwe aravuzwe kabisa, abantu benshi baramuvuze. Uyu munsi nanjye niwe nje kugarukaho. Hari andi makuru twamenye nyuma yuko tuguharira amakuru atandukanye. Hari andi makuru twamenye kuri uyu mugabo Kazungu, biri kumuvugwaho. Rero Kazungu nta bindi, uyu mugabo Kazungu murabizi ko urukiko rwamukatiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Hanyuma nyuma y'iyo minsi 30 akazaba ari bwo hafatwa umwanzuro. Birashoboka ko nkuko nabibonye bivugwa ko azajya kuburana mu ruhame aho yakoreye icyaha nyirizina. Ntabwo ari ngombwa ko uyu munsi ndi budetaye ibyaha Kazungu yakoze, kuko abenshi mwarabyumvise, ngira ngo murabizi. Kazungu rero icyabaye uyu munsi, inkuru iri kumuvugwaho, nakubwiye ngo Kazungu muri iyi minsi ni umugabo umaze kuba umustar. Ni umugabo umaze kuba umustar, ariko mu bintu bibi, mu byaha bibi. Ngira ngo mwaranamubonye aseka cyane ubwo yarari kuza ku rukiko, aho yaraje gusomerwa imyanzuro mu bihe bitandukanye hariya ku rukiko rwa Kicukiro. Agaragara arimo aseka cyane, ariko nubwo yarimo guseka cyane, abandi barimo barira rwose, bababajwe n'ibikorwa by'ubunyamaswa yakoze. Ariko Kazungu we ngira ngo mwaramubonye arimo aseka cyane. Nahanga muze kubireba, ngira ngo ndimo ndabibereka ibitwengera afite akamwenyu. Ntago twamenye ngo se Kazungu yari yishimye, ni ibiki byamusetsaga, ariko
amakuru y'ibyamusetsaga nayo twamaze kuba tuyamenya. Rero ikiri kuvugwa kuri Kazungu kugeza kuri ubu ngubu, ngira ngo murabizi ko Kazungu afungiye imageragere. Kazungu nubwo afungiye imageragere, narabibabwiye ntabwo Kazungu afunganwe n'abandi bisanzwe nka kuriya kwa wenda Titi Brown. Ubwo ni umusitari ntanze, ni urugero rw'umusitari ntanze. Titi Brown we afungiye mu zindi mfungwa, ni ukuvuga ngo n'ubundi izo mpungure azisangira n'abandi. Ariko umugabo bita Kazungu, hakurikijwe ibyaha afungiwe birenga 10, twibuke neza na wenda ntabwo ari we muntu ufungiwe ibyaha byinshi. Ibyaha 10 ni byinshi, ariko nanone ntabwo ari byinshi cyane. Ntabwo ari we muntu ufungiwe ibyaha byinshi, ariko niwe muntu ufungiwe ibyaha byinshi, ariko nanone by'ubugome, ubugome bukomeye cyane. Uyu mugabo Kazungu abenshi nyine turabizi ko afungiye imageragere. Ni umwe mu bagabo bafungiye ahantu hatandukanye n'aho abandi bantu bafungiye. Ni ibivugwa, biravugwa ko uyu mugabo Kazungu afungiye imageragere muri gereza, ariko muri gereza ni ukuvuga ngo mu cyumba cy'umwihariko, nimba nabyita muri kasho nyine, hahantu h'umwihariko, hahantu uba ufungiye wenyine. Reba kuyigusobanura, reba nk'izi modoka za RIB, cyangwa se nimba mwarabonye ino modoka imuzani yaje ku rukiko ya RIB, reba kuri ukuntu aba afungiyemo hariya. Ni ukuvuga ngo niyo kasho niko bimeze cyane. Ni ahantu uba ufite ntago uba ufite wenda uburenganzira bwo kuvugana n'indi mfungwa. Wenda uba wavugana n'umusekirite cyangwa se abacungagereza baba bari aho ngaho, baguhereza ibyo kurya, bakuzanira nyine buri kimwe cyose. Abo nibo uba wabasha kuvugisha. Uyu mugabo rero Kazungu ni uko nguko afunzwe, ariko amwe mu makuru twabonye, twanumvise, ni uko abantu bafunzwe muri ubwo buryo baba babasha gufata amafunguro 3 ku munsi. Urumva baba bafunzwe mu gihe gito. Afunzwe nimba afunzwe iminsi 30, ntago we iyo agiye cyangwa se bagiye kurya ntago afata impungure nk'abandi bose. Oya, ni ukuvuga ngo we abafata ni ukuvuga ngo afata breakfast, agafata lunch, ndetse agafata na rya funguro rya nimugoroba. Ni uko nguko biba bimeze. Kazungu nubwo buzima bayeho. Abantu benshi nabonye bibaza, ese Kazungu ni ukubera iki yaje ku rukiko akaza arimo aseka cyane? Biriya bitwenge n'ibyo bisobanuye ko yari yishimye se? Ntabwo twicaye rero ngira ngo nifashishije abandi bantu bakomeje kugenda bakora kuri izi nkuru. Uyu mugabo Kazungu bikekwa ko bivugwa ko kimwe mu bintu byari biri kumusetsa ni ukuntu Kazungu yabonaga arinzwe. Kazungu bamuzanye ku rukiko, ntabwo bamuzanye nk'umunyacyaha nyine wa wundi usanzwe uburinzwe na ba bapolisi basanzwe y'abarebo. Oya, Kazungu uzi ko ukuntu arinzwe, hari bamwe mu bantu bakomeye cyane batarinzwe nk'uko Kazungu arinzwe. Ariko nawe wabyumva, Kazungu ibyaha yakoze birimo ubugome bwinshi, birimo guteka abantu. Ntabwo tuzi abo yatetse nimba yarabariye koko nk'uko bivugwa. Ariko se umuntu yajya undi akamumara kuva kurwara kugeza kwino? Urumva nyine ni ibintu tuba twibaza ariko tudafitiye n'ibisubizo. Kazungu ngo kimwe mu bintu byamusetsaga ni ukuntu yabonaga abantu bahuruye abamurinze. Reba urwego bariho nyine, urwego rw'abantu bari bamurinze. Kazungu arakomeza yitegereza abantu bamurinze agisohoka. Ngira ngo mwarabibonye ko agisohoka ukuntu nyine bahise bamufata. Kazungu iyo umurebye neza ubona nashaka gucika. Abonye uko acika kwirukanka, Kazungu ni umuntu wakwiruka. Kandi nyamara twibuke neza, Kazungu niwe witangiye amakuru aravuga uti, ngewe hari ahantu ntuye
nubwo nyiraho ari kunyaka imfunguzo hariya narahiciye abantu nahakoze irindi. Kazungu yitangira amakuru 99% by'amakuru yamenyekanye kuri Kazungu niwe wayitangiye. Aravuga ati bimeze uku nguku nuko, bimeze uku nuko. Urumva? Nuvuga ngo ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose, amakuru yose tuvuga, no kuvuga ngo n'ubundi abashingiye kuki ku byo Kazungu ku makuru yitangiye. Uri kumva? Kazungu no kuvuga ngo ngira ngo mwakomeje kugenda mubyumva ko abantu yicaga hari ibice by'umubiri yabatwaraga. Ibyo ni ibivugwa. Urumva? Ayo namwe mu makuru abavugwa. No kuvuga ngo Kazungu kandi ngira ngo mwana nabyumvise ko kuri konte yiwe hasanzweho miliyoni 400 monje. Ni ibivugwa. Ntabwo ngezo miliyoni nazibonye ariko ni ibivugwa. Hasanzweho miliyoni 400. Abantu benshi baravuga ati se Kazungu ntabwo yaba ari umusazi ikaba ariyo mpamvu yitanze. None se Kazungu kwitanga nuko yarakunze kujya gufungwa, cyangwa ni kwa kundi ukora ikintu ugatangira kubona ingaruka zacyo. Birongera bavuga iti Kazungu hari abantu bamukoreshaga bari mu kwaha kwe, ariyo mpamvu twumvise ayo makuru yo kwitanga. Turongera turumva uti ese biriya bice bivugwa ko yakataga ku bantu barabicuruzaga kuri iyo dark market. Ko twabonye ko hari amakuru avuga ngo hari imodoka ngo zajyaga ziza kwa Kazungu zigaca kuri gate itarajyaga ikingurwa, ubwo iyo zazaga nibwo zakingurwaga. Urumva? Ibyo byose rero byabaga ari ibiri kuvugwa kuri Kazungu Deni. Kazungu Deni twabonye ko akoresha amazina atandukanye. Nukuvuga ngo izina Kazungu iyo wumvise ibivugwa ugakurikirana neza usanga Kazungu ntago ari izina yiswe n'ababyeyi. Twamubonye agendera ku mazina menshi, yaba umuhungu rukumbi yishe witwa Eric yagenderaga ku mazina yiwe, akagendera no ku yandi mazina y'umuntu nanone ngufungiwe imageragere akayagenderaho nyine, uvuga ngo akagendera ku byangombwa bye. Kazungu nubwo bivugwa ko yabaye umucancuro mu bihugu byo hanze, abantu benshi nagiye mbona bibaza ngo ese yakoreye ikosi yabaye umucancuro mu kihe gihugu. Ibyo se wabibwirwa n'iki? Ni amakuru utapfa kwita umenya aka kanya, ariko nanone azamenyekana. Urumva? Kazungu akomeza kugendera kuri ibyo byangombwa by'abo bantu, ariko finally n'ubundi birangira yitanze arafatwa. Urumva? Uyu munsi ari mageragere nyine aho ngaho nakubwiye. Dutegereje ko iyo minsi 30 irangira, hanyuma tukamenya ibindi bintu byinshi bivugwa kuri uyu mugabo Kazungu, tukamenya umwanzuro wa nyuma w'urukiko. Ubwo ni nyuma yuko azaba amaze kuburana urubanza mu mizi. Ariko nahoze mbona abantu benshi nkurikije ibihano bari gusabira Kazungu, abantu benshi bavuga uti uwo mu Kazungu nabambwe. Abantu benshi nibyo bihano bari kumusabira. Niyo ngo mwarabyumvise mu minsi yashize, uretse ko n'ubu bakibivuga ati Kazungu bundi uwo musenzi we bamwishe, bamushyize nko muri stade bakamurasa. Abandi bati oya bamurashe ntago abantu yishe we, abantu se we ko yishe atabisha abarashe. Nuko ngo nimba afashe ikaramu agafata tournevis agafata inyundo akabikoresha mu kwica umuntu, ubwo urumva we byaba bikwiye ko bamwicisha isaso cyane abe bamukorera nk'ibyo yakoreye abandi. Ibyo nyine ni biba bivugwa n'abaturage, ari n'ibyifuzo byabo kuri Kazungu. N'umugabo wakoze icyaha cy'ubugome, akaba yaranaje mu abasiriyo kira nyine baba bari kwisi. Ngira ngo mwaribonye ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye cyane byaje mu Rwanda biza kureba uwo musiriyo kira wahuruje isi yose, iza kureba ukuntu ibintu bimeze. Kuri kesi ya Kazungu nta gitutu mpuzamahanga kiriho,
abantu benshi bakomeje kureba umwanzuro wa nyuma w'urukiko ruzafata kuri Kazungu. Nyirankwaya bibonye ko umwanzuro w'iminsi 30 abantu benshi baranavuze uti uwo mwanzuro rwose ntabwo unyuze abaturage, ariko urukiko baba barize amategeko, bira bintu baba babizi, baba babisobanukiwe, mujye mureka bakore nyine akazi kabo, babikore uko bigomba kuba bikorwa. Rero nzajya nguhereza amakuru menshi cyane avugwa kuri uyu mugabo, kuko tugomba gukurikirana case yiwe at the end of, ni ukuvuga ngo kugeza irangiye nzajya ngenda nguhereza amakuru menshi cyane. Kora subscribe, hanyuma ujye ubana natwe umenye ibintu byinshi, umenye amakuru menshi cyane atandukanye kuri uyu mugabo Kazungu. Nyita Kebrice umugwaneza, imfura y'u Rwanda. Nge rero tuzajya tubana hano kuri Star Galaxy TV. Nyemerera duhurire mu zindi nkuru hano kuri Star Galaxy TV.